neza nshuti bakunze mukurikiye ATV muherereye mu bice bitandukanye by'igihugu ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze nanabifuriza umunsi mwiza w'umuganura mbabwira ko nje ngo tubane mu makuru yacu y'umugoroba none tariki ya mbere Kanama umwaka wa 2025 ngiye gusuhuza kandi guha ikaze ndi Pacifique Mutuyimana ngiye tugiye kubana muri aya makuru agiye kubakira ku ngingo z'ingenzi izikurikira. Makuru yacu turabwira ko mu karere ka Gasabo hano mu mujyi wa Kigali hari inkuru y'umuryango wafashwe n'inzego z'umutekano ukurikiranwaho gukora inzoga z'inkorano z'amarikeri umugore akagerageza gutwika inzu mu rwego rwo gusiba ibimenyetso. Turabwira kandi ko hano mu mujyi wa Kigali arabavuga ko hari ibice biteye ubwoba bakunze gutegerwamo n'amabandi akabambura ibyabo bijyana no gukubita ndetse no gukomeretsa usanga inzego z'umutekano nk'abanyerondo zitajya zihagera. Turabwira kandi ko mu ntara y'Amajyepfo abakorera mu isoko rya Nyanza n'abahagenda batavuga rumwe n'ubuyobozi ku kimoteri kiri imbere y'iri soko kibateza umwanda ukabije mu gihe ubuyobozi bwo buvuga ko iki kimoteri ikibazo cyacyo cyakemutse bityo ko nta ngorane giteje. Muri aya makuru kandi tubafite n'avugwa hanze y'imipaka y'u Rwanda ku buryo burambuye ni mu kanya nimujye kure. Nongeye kuba ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye ngende Pacifique Mutuyimana nkwibutsa ko ku buhanga bw'ibyuma turi kumwe na Patrick Ndikubwimana. Aya makuru yacu kandi wanayakurikira kuri YouTube channel ho ndika ATV Rwanda official ndetse ukadukurikira no ku zindi nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram ndetse na X hose twitwa ATV Rwanda. Reka makuru yacu tuhere ku nkuru ijyanye n'uyu munsi w'umuganura mu wizihijwe mu gihugu hose. Umunsi usanzwe wizihizwa ku wa gatanu w'icyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa Kanama buri mwaka. Abatuye mu murenge wa Muhima ni mu karere ka Nyarugenge bavuga ko bizihije umuganura w'uyu mwaka bishimira ibikorwa remezo birimo imihanda, amavuriro ndetse n'amashuri begerejwe ndetse n'ibindi bigamije iterambere ryabo n'igihugu muri rusange. Rero Nyirimana yaduteguriye inkuru ku buryo burambuye. Mu gihe buri wa gatanu w'icyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa Kanama buri mwaka abanyarwanda bizihiza umunsi w'umuganura, hari bamwe mu banyarwanda bavuga ko batawizihije neza kuko ubu ubukungu buhagaze nabi kuko imyaka yarumbye bitewe n'izuba ryinshi ryatse ndetse n'inyongeramusaruro zitabonekeye igihe. Urugero ni aba batuye mu murenge wa Nyamirambo akarere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali babigarukaho. Uyu munsi ni umunsi w'umuganura ariko benshi cyane ntabwo bagiye bawubona, nihereyeho nanjye ntabwo umuganura nawubonye ariko mu bigaragara njye ntawo ndi kubona tu. Mu muri murebye nta kigenda bitewe nuko twagize igihe cy'ihinga kibi, imyaka iruma, turasarura utwo twasaruye twabaye dukeya, ntabwo byabaye neza uno mwaka rwose. Izuba ryaraducaniye biba ngombwa ko duhomba muri make. Inanga umunsi w'umuganura ariko twebwe ntabwo twabashije kuwubona neza kubera ko ubukungu buhagaze nabi mu murima. Imyaka yanze kubera ko hagize ikibazo cy'izuba ryinshi, izuba ryaravuye cyane ariko nyine nubwo ryavuye uko biri kose ababashije guhinga bo babashije kugira utwo babona, ariko utwo babonye ni dukeya ntabwo babasha kugira ngo batujyane muri uyu munsi mukuru w'umuganura. Imyaka yose yararumbye guhera ku bishyimbo, ku bahinga n'amasaka nabo ntayo babonye ku mpamvu z'izuba ryaracanye cyane. Nyine bizihije nk'ibisanzwe ariko bitewe n'uko imyaka itigeze yera neza nk'ibisanzwe ntabwo bigeze bishimisha abantu nyine nk'uko mbere byagendaga. Uyu mwaka ntabwo imvura yaguye ngo nk'uko bisanzwe, imyaka yararumbye ntabwo abantu bigeze beza nyine ngo bishime nk'uko bezaga mbere, bitewe n'uko imvura yabaye nkeya. Ibishyimbo ntabwo bigeze byera ngo bigire umusaruro ugaragara, naho tugenda ku misozi byaranagaragaraga. Umuganura nyine abantu bawijihije ariko ntabwo ari neza. Aba baturage bakomeza bavuga ko kurumba kw'imyaka muri iyi minsi byabagizeho ingaruka zitandukanye, aho bagaragaza ko n'utweze batumaze kare ibyatumye ubu batarizije umuganura uko bikwiye. Ingaruka ya mbere ni uko mu minsi y'imiganura nk'iki gihe abantu babaga barahinze twejeje amasaka yacu, tukaba twashigisha iyo kigage turi kwinywera, abanywa ubushera bari kunywa, abanywa inzagwa bari kugira. Guhera uyu munsi intoki zarumye aho zari ziri, amasaka ntiyigeze yera kubera izuba, n'utwabonetse twari dukeya, abantu baraturiye twarashize. Ndibaza ko kuri iyi tariki nta muntu waba ukibitse umwaka mu nzu. Rero ko byatugizeho ingaruka cyane kuruta indi myaka yose yagiye ibaho kabisa.
zagize ingaruka nyinshi cyane ku bukungu, kuko urareba ukabona cyari igihe cyiza, abantu barahuraga bagasangira, abafite ibigage bakazana, abafite inzoga bakazana, ariko noneho kubera ko izuba ryishe imyaka cyane rwose, ntabwo uwo munsi wegeze abaturage bongera kwihuza ngo bongere basabane nk'uko basabanaga, kubera ko imyaka yararumbye cyane mu murima. Amafaranga se ku mafaranga nyine iyo uri umuhinzi ukaba wahinze ntibyere, birumvikana ko ku mafaranga bidakunda. rero no mu mufuka mumeze nabi. No ku mufuka umuganura ntabwo twawizihije neza ngo dusangiye n'imiryango ngo abantu twishime, ntibisanzwe. Aha niho bahera basaba leta ko yabafasha bakabona ingiramusaruro kare, ibyatuma bahingira igihe nabo umuganura wo gutaha ukazasanga bameze neza, bakabasha kwizihiza ndetse bakaganuza bagenzi babo. Icyo uko mbyumva ngiye ku ruhande rwanjye, nsaba leta ko gutangira nk'amafumbire ku gihe, abantu bagatangira igihembwe cy'ihinga cyo mu kwezi kwa 9 baramaze kubona ifumbire bitagoranye, kuko tubura nabwo hari igihe biba ngombwa ko ya fumbire itayitanga ngo itangire ku gihe, ifumbire ikagera ku baturage ikererewe. Ariko kubera ko uyu munsi wa none w'umuganura bitagenze neza, nabwo babanza kubirebaho bagatangira gutekereza ukuntu bazakora ibintu vuba kandi ku gihe, kugira ngo nibura izo fumbire abaturage baba bakeneye mu mirimo yabo bakazibona vuba, kugira ngo wenda twitegurire uriya mwaka wundi uzaza, turebe ko umuganura w'uwo mwaka uzagenda neza. Leta iramutse yongeye imbaraga mu buhinzi, wenda hari n'abahinga badafite n'amafumbire bamwe na bamwe, ikaba yakongera wenda nkunganire, hanyuma wenda n'ikijyanye n'imbuto nabwo ikajya ibonerekera igihe, wenda byadufasha nyine guhinga tukeza. Urabizi ko umuganura ubundi aba ari igihe cy'amasaka, byiza abantu bakanywa ikigage bakanywa bakishima. Ubwo rero byadufasha kuba twazagira umusaruro mwinshi, tukanywa tukishima tukanezerwa kabisa. Nanjye nk'uko ndi kubyumva, icyo nasaba leta nuko yajya idugezaho amafumbire ku gihe, ikatugezaho za nkunganire hakiri kare, tugahinga kare, kuko urabona ko mu ibi bihe birimo biragenda bihindagurika. Niba imvura twe tuzi ko izagwa mu kwa 9, ugasanga iguye mu kwa 10, mu kwa 11. Ariko no kuvuga ngo umuntu yararamutse yarateguye uwo murima we afite iyo fumbire ayifite mu rugo, agomba guhita yirukankana imbuto agahinga, ibintu bikagenda neza. Ariko niba nge narahinze umwanya nkaba narawuteguye, imvura ikazagwa ntarabona ya fumbire nkunganire, ntabiba ngombwa ko nyine ndumbye njya guhinga nkasanga igihe cyaransize. Nkasaba leta ko ayo mafumbire agiye atugezaho hakiri kare kabisa, kugira ngo bizagende neza, natwe tugende mu muganura tumeze neza, dusharamye kabisa, dufite icyo dufite duhana bagenzi bacu batigeze bawubona. Umuyobozi w'akarere ka Nyarugenge Ingangara Alexis avuga ko umunsi w'umuganura ari umunsi wo kureba ibyo abaturage bagezeho no kubyishimira no gukora igenamigambi ry'ahazaza, ndetse buri muturage agafata ingamba n'imihigo mishya y'igihe kiri imbere. Umuganura ni igihe cy'imihigo, ubundi ikintu gikwiye kuba kiza mu mitwe y'abantu nuko ari umunsi wo kureba ibyo twagezeho no kubisigasira no gukora igenamigambi ry'ibyo tuzakora. Uyu ni umunsi wo guhiga, tuba dutangiye umwaka, noneho abantu bareba ibyo bagezeho, ariko bafata n'ingamba zo kwiteza imbere. Turagira ngo na buri muturage agire imihigo, avuge ngo uyu mwaka uje ngiye kubigenza. Nabigarutseho mu ijambo ryanjye ko umwaka dutangiye umwaka mushyashya, ko tuganuye, hanyuma uyu mwaka tugiye gutangira ngiye gukora iki. Nk'abasaba kongera imbaraga mu byo bakora, buri wese niba acuruza yongera imbaraga, uwacuruzaga butike imwe agira ebyiri, uwanyongaga nawe yongera amagare, uwamotaraga yongera imbaraga yakoreshaga, kugira ngo twongere ubukungu, tugamije yuko igihugu cyacu kigira ubukungu burambye. Inzira y'umuganura ni imwe muri 18 zari zigize inzira z'ubwiru mu Rwanda mu gihe cy'ingoma ya cyami. Inzira y'umuganura yakorwagamo imihango ngarukamwaka igamije gufasha abanyarwanda kweza imyaka myinshi, igihugu kikagira uburumbuke. Uyu muhango waheraga ibwami, umwami agatanga umuganura, bagasangira bishimira umusaruro igihugu cyejeje. Kuva ku ngoma ya Gihanga ijana kugeza ku ngoma ya Ndahiro Cyamatare, inzira y'umuganura mu Rwanda yarakorwaga. Gusa umuganura waje kugira agaciro gakomeye ku ngoma ya Ruganzu wa kabiri Ndoli, ubwo yabundukaga ari byo gutahuka k'umwami, agasanga igihugu kimaze imyaka 11 kitagira umwami, nta muganura utangwa. Uko Imana ishaka Kizito ATV. Arakoze cyane Kizito. Uko Imana ishaka ntabwo ari Leonce Nyirimana, inkuru ye ntabwo itunganye neza, mu buhanga bw'ibyuma baracyayinoza.
ni inkuru igaruka kuri uyu munsi wo kwizihiza umunsi w'umuganura muri uyu mwaka turimo 2025. Umwanya wabonetse niboneka mu mwanya turaza kuyigarukaho. Iyi yari inkuru ya Kizito uko Imana ishaka yagarukaga kuri bamwe mu batuye mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali bavuga ko bo mu gihe abandi bizihizaga uyu munsi ndetse banaganuzanya bo bitabakundiye bitewe n'izuba ryinshi ryavuye rikangiza imyaka yabo. Ibyo baheragaho bagaragaza ubusabe bwabo mu kongererwa inyongeramusaruro ndetse no gushyirirwaho nkunganire kugira ngo ibihembwe by'ihinga umwaka utaha bizabashe kubahira babashe kuganura ndetse baganuzanye ubwo tuzaba twizihiza umunsi nk'uyu w'umwaka utaha. Dukomeje n'amakuru yacu kandi munyemerere twerekeze no mu karere ka Gasabo tukiri hano mu mujyi wa Kigali aho hari umugore n'umugabo bafatiwe mu cyuho bakora inzoga z'inkorano zizwi nka marikeri mu buryo butemewe. Umugore akagerageza gutwika inzu akoresheje gaze ndetse no gutwika ibyo baryamagaho birimo supanete na matera mu rwego rwo guhisha ibimenyetso. Sekanyambo Jean Damascene yatugereye yaduteguriye inkuru ku buryo burambuye. Ni mu karere ka Gasabo mu murenge wa Bumboga akagari ka Zindiro haravugwa inkuru z'umuryango wafashwe n'inzego z'umutekano ukurikiranweho gukora inzoga z'inkorano. Uyu muryango w'umugore n'umugabo n'abana babiri biravugwa ko bajyaga bafata inzoga z'inganda zizwi bakazihindura bagashyiraho ibyapa byabo bakazigemura zifunze mu makarito y'izi nganda zizwi zikora byemewe n'amategeko. Ubwo bafatwaga mu nzu y'ibyumba 2 na saro biravugwa ko babanje gufata umugore n'umugabo bakamusora inzu igasigaramo abana ndetse n'abashinzwe umutekano bakusanya bimwe mu bikoresho bifashishaga bakora zino nzoga. Umugore akaza gusaba abashinzwe umutekano ko bamufasha agasubira mu nzu agahindura imyenda. Yaje kugera mu cyumba nk'uko abaturanyi be babivuga batangira kumva umwotsi wa gaze utangiye kuzamuka. Nyuma y'iminota mike babona inkongi y'umuriro itangiye gufata inzu. Abari bari muri ino nzu barimo we n'inzego z'umutekano n'aba bana bahise basohoka hatangira imirimo yo kuzimya ino nkongi y'umuriro. Aba ni bamwe mu baturage baganire na ATV bayitangariza uko ino nkongi y'umuriro yafashe ino nzu n'uko byagenze. Ariko bakimara kubafata ni ukuvuga ngo babambitse amapingu, ariko umugore aravuga ati hari icyo nari nibagiwe ntago nambaye, asubiraho nk'umuntu ugiye kwambara. Ageze mu nzu ni ukuvuga ngo yahise afata gaze arayifungura. Ariko ngo yageze mu nzu n'ubundi inzego z'umutekano zikirimo. Yego, yageze mu nzu inzego z'umutekano ziri mu nzu, yinjira mu cyumba nk'umuntu ugiye kwambara, ariko ahita afungura gaze. Afunguye gaze acana umwambi, ahita ashyira no kuri matera. Umuntu wari wambaye amapingu inzara imirimo bamukuyeho amapingu ngo ajye kwambara, kuko yaravuze ko atambaye ashaka kugenda yambaye. Bamukuraho amapingu arinjira nk'umuntu ugiye kwambara. Nyine urumva umuntu ugiye mu cyumba ntabwo watekereza ko hari buce, ariko ahita afungura gaze. Bari bafite gaze ebyiri, imwe iba mu cyumba indi itaba mu cyumba. Iyo mu cyumba urumva bo bari bameze nk'abahoraga babyiteguye, kuko sinumva ubundi buryo ki wafata gaze ukayijyana mu cyumba cyawe aho urara. Hanyuma amaze gucana, inzego z'umutekano zari zirimo mu nzu zumva ibintu biranutse. Yasohotse asohokanye akana kamwe gakuru kasohotse kamukurikiye, noneho agatoya gasigara mu nzu. Hano inzego z'umutekano zirebye zisanga umuriro wamaze kwaka, zirwana no gukuramo umwana yari asizemo. Hanyuma umwana zimaze kumukuramo bagerageza kuzimya biranga, kubera urumva gaze yari yamaze gukwirakwira ahantu hose, irimo hejuru mu nzu. Kuzimya gaze biragoye. Hanyuma bahamagaza twa kizimyamwoto turiya dutoya, barazimya biranga, umuriro ukomeza kuba mwinshi. Nibwo bahamagaje ikizimyamwoto nini, iriya modoka iraza irazimya, tubona umuriro urahoshotse. Ni ukuvuga ngo bafataga aya macupa yo muri izi nzoga zindi zisanzwe za Ngufu Gin, zisanzwe z'ibyuma, bagakuraho iriya brandi y'izi nzoga zemewe,
barangiza bari bafite brand yabo yitwa nimba ari One Spagin, barangiza bakayibandikaho hanyuma bakayitanga gutyo. Impamvu bafashwe n'inkongi y'umuriro, urumva habagamo abapangayi bakodeshagamo nk'umuryango. Amazina urayazi? Aya mazina ntabwo nyazi pe, ntabwo nyazi. Ni umuryango nyine w'umumama n'umupapa n'abana babiri, yego nibo babagamo. Rero bakoreragamo ibintu bitemewe, bakoreragamo inzoga zino z'ibyuma. Bakomeza bavuga ko no mu muryango bijyanye n'uko kino gikorwa ari wo wagiteguye bagomba gukurikiranwa, cyane ko ino nzu bayikodeshaga bakishyura ibyo bangije. Ibi bintu ni ibintu by'ubugome. Ubundi niba ufite ibyo ukora bitemewe n'amategeko, ntago wafata umuntu waguhaye inzu yiwe ngo nurangiza ujye kuyisiga uyitwitse. Icyo twasaba, urumva ntabwo ari ibintu byamugwiririye, ni ibintu we ubwe yafashe ubwo ngubwo, yavuye aho ngaho yamaze kubitegura, avuga ati reka ngende nkore gutya. Yaba ari ibintu tuvuga ngo ni ibintu byagwiririye byaturutse ku nkongi y'amashanyarazi cyangwa se ya gaze ubwayo yicanye, kandi urumva ni ibintu wenda yari afite n'ibindi bintu yashakaga kugira ngo agire ati azimangatanye, ntabwo tubizi. Inzu yayitwitse ku bushake. Twebwe icyo twasaba ni uko badufasha, niba wenda yaza tukabara ibyangiritse, inzu urareba ukuntu yabaye yangiritse pe, nawe urabibona, akaza akongera akayisana nta kibazo. Ni ikibazo kandi ku murongo wa telefone twabajije umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Welarisi Gahonzire amakuru ajyanye n'inkongi ndetse n'ibyayangirikiyemo yaduha akoresheje ubutumwa bugufi yanyujije ku rubuga ruzwi nka WhatsApp. Tariki ya 31 z'ukwezi kwa karindwi 2025, polisi ikorera mu karere ka Gasabo umurenge wa Bumbogo mu kagari ka Zindiro yafashe umugabo witwa Nzamwita Aime w'imyaka 38 n'umugore witwa Nyirukundo Fortune w'imyaka 34 bakoraga inzoga za rikeri zitujuje ubuziranenge bakaziha abaturage. Nyuma yo guhabwa amakuru n'abaturage ko Nzamwita n'umugore we Nyirukundo bakora inzoga zo mu bwoko bwa rikeri, polisi ifatanyije n'izindi nzego z'umutekano bahise bajya mu rugo rwe, umugabo arafatwa ngo abazwe ibyo akora. Umugore wabonye umugabo amaze gufatwa yari kumwe n'umwana mu nzu, ahita afatisha n'umuriro supanete n'uburiri, bitangira kwaka agamije kuzimangatanya ibimenyetso. Abapolisi batangiye kuzimya umuriro, hanitabazwa ishami rya polisi rishinzwe kurwanya inkongi FBR. Umuriro urazima. Mu nzu hasanzwemo amacupa arimo inzoga za rikeri, amacupa 628 litiro 20 za mu kidomoro bakoreshaga bakora izi nzoga, ubwoko bw'inzoga bakoraga mu buryo butemewe bayita One Spagin. Inkongi yatumye hari ibyangirika, harimo inzu yangiritse, ibintu bifite agaciro ka miliyoni 2,500 by'amafaranga y'u Rwanda. Agaciro k'ibyangiritse mu nzu bifite agaciro ka miliyoni 5,820 by'amafaranga y'u Rwanda. Abafashwe n'inzoga bakoraga bafungiye kuri sitasiyo ya Bumbogo ngo bashyikirizwe RIB. Iperereza rirakomeje. Polisi y'u Rwanda irihanangiriza abantu bose biha ububasha bwo gukora inzoga zitujuje ubuziranenge bakaziha abaturage ko ari ukuroga abaturage. Ntabwo bazihanganirwa kuko bangiza ubuzima bw'abaturage. Abaturage baributswa gutanga amakuru ku bantu nk'aba bagafatwa bagahanwa, kuko iki ni icyaha gihanwa n'amategeko, kuko usanga harimo ibyaha byinshi birimo no guhimba ibyangombwa ndetse no kwangiza ubuzima bw'abaturage. Ibyahiriye mu nzu byari bifite agaciro ka miliyoni 5,820, mu gihe iby'inkongi yangije byari bigize inzu bihagaze agaciro ka miliyoni 2,500. Uyu mugabo w'imyaka 38 Nzamwita Aime n'ubundi impapuro zagaragaye hano yaratuye zigaragaza ko yigeze gufungwa akurikiranweho ibyaha bitandukanye. Sekanyambo Jean Damascene, ATV mu mujyi wa Kigali. Sekanyambo Jean Damascene arakoze cyane. Dukomeje n'amakuru yacu kandi munyemerere twerekeze no kuri iyi nkuru ivuga ko bamwe mu bagenda hirya no hino mu mujyi wa Kigali bavuga ko hari ibice biteye ubwoba bakunze gutegerwamo n'amabandi akabambura ibyabo, ndetse bakaba n'ubwo bakorewe ubugizi bwa nabi bwo gukubitwa no gukomeretswa. Bagasaba ko ahantu hajya hitabwaho by'umwihariko hagashyirwa imbaraga n'inzego z'umutekano, ukabazwi nk'abanyerondo bakongererwa ubushobozi, cyane ko batinya kujya ahantu kuko nabo ngo hari ubwo bagirirwa nabi abaturage bakabirenganira. Muri mu gihe polisi y'umujyi wa Kigali yo ivuga ko ubu nta kibazo cy'umutekano kigihari kuko bongereye umutekano mu bice bitandukanye nk'ibi byagiye bigaragazwa mu bihe bitandukanye. Isaac Uwineza dufitiye inkuru ku buryo burambuye.
Hashize igihe bamwe mu batuye n'abagenda mu mujyi wa Kigali bavuga ko bahangayikishijwe n'umutekano muke uboneka mu bice bidatuwe cyangwa bisa n'ibiteye ubwoba, bakavuga ko muri ibyo bice cyane cyane mu masaha y'ijoro uhanyura ukibaguza kugira ngo urebe ko waharenga kuko bamwe bahategerwa bakamburwa ibyo bafite nka telefone, amafaranga n'ibindi. Bavuga ko hari nubwo birenga ayo mabanda agakora abantu urugomo ndetse bamwe bakicwa nubwo bidakunze kumvikana. Abaganiriye na ATV mu bice bitandukanye bo basanga iki kibazo gitezwe muri n'abashinzwe umutekano bazwi nk'abanyerondo usanga bibereye aho ubona hagaragara hari amatara aho hateye ubwoba nabo bakahahunga. Bagasaba ko iki kibazo cyashakirwa umuti abanyerondo bakongererwa imbaraga cyangwa bakunganirwa n'izindi nzego z'umutekano nka polisi n'abasirikare. Mu gace k'iwacu byagiye bibaho kubera ko harimo nk'ibice byari byegereye umuhanda byarimo intuza ahantu hatabona, hanyuma noneho ubwo ngubwo abamama bazinduka bajya nko gushakisha mu gitondo saa 10 za mu gitondo saa 9 bakagize ibibazo byo kwamburwa telefoni. Hahurira abantu benshi abaturuka ruguru baza mu mujyi hano n'abagira n'abava hano bataha. Ubwo rero bigakura bya bisambo kubera ko ba bantu ariho babashiriza kubamburira kubera ko baba bageze bafite imbaraga zo kugira ngo bajye guhurira mu mujyi bashakishe ubuzima. Ngo barije abanyarondo baza bakigira nk'ahantu nyine ahantu hagaragara, noneho ugasanga hahandi hatagaragara amabande nyine niho ahereye ajya kwiba. Ubu ngubu ari hepfo ahantu ndi gukorera ari abayita bakunda kwita ku cyarema. Ejo bundi hari abantu bajemo babajura nyine bapfumura igipangu kandi abanyarondo nabo bari ahagana ku muhanda igipangu barakiba. Abanyarondo bigira ahagaragara ahandi hatagaragara bakahareka nyine ubwo nawe urabyumva nyine. Nasi kwa hari umutekano kandi n'ubundi abanyarondo bashinzwe umutekano w'ijoro. Ikintu cyakorwa kigize gihagije nuko inzego z'umutekano nk'uko z'abanyerondo nta mbaraga ziba zifite zikomeye, nabiboneramo imbaraga zo kugira ngo abasirikare bazajye baza bagire mu gace gatandukanye bagiye babafasha. Hanyuma noneho nihagira ubashije kubarusha imbaraga cyangwa se cyangwa agashaka kugira ngo abacike, wa musirikare yigaragaze hafi hanyuma noneho babashe gufata cya gisambo. Kubera yuko bari abanyerondo, umunyerondo nawe ashobora kubona cyahise gishobora kuza gifite imbaraga agatabara ubuzima bwe. Hanyuma noneho ba banyerondo nabo bakaba bagize harimo abandi bagiye gukwirakwira mu bindi bice by'abaturage kuko n'abaturage bavuga bati dutanga amafaranga yacu ariko ibisambo bikatwiba kubera ko mwebwe mujya kwirindira mu gasantere. Kugenzurwa byaba ngombwa kugira ngo akazi gakorwe neza kabo, kuko nimba baje bakicara ahantu hagaragara hamwe bakitera igiparu babajura baba babonye aho bari bajya inyuma yabo bakiba. Ibi byatumye umunyamakuru wa ATV asaba umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Wallace Gahonzire kugira icyo avuga kuri iki kibazo, maze ku murongo wa telefone avuga ko kugeza ubu nta kibazo cy'umutekano muke gihari, k'ibyo gutega abantu byacitse bitewe n'imbaraga zashyizwemo. Ntabwo byaracitse, ntabigihari. Oya byaracitse, byarabaga kera ariko imbaraga zashyizwemo biracika. Abaturage baganira umunyamakuru wa ATV biganjemo abo mu mirenge ya Gitega, Nyakabanda, Kimisagara na Nyamirambo mu mujyi wa Kigali bahuriza ku kuba iki kibazo cy'amabandi n'ibisambo kikigaragara kandi giteye inkeke. Isaac Uwineza, ATV i Kigali. Isaac Uwineza arakoze cyane. Mu nyemerere mbere yuko dukomeza amakuru yacu tubanze dutumikira abadutumye tugaruka twerekeza mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza. Hari abaturage bakorera mu isoko rya Nyanza batavuga rumwe n'ikimoteri kiri mu marembo y'iri soko, bavuga ko gikomeje kubateza umwanda ukabeje. Ubuyobozi bukavuga ko iki kimoteri icyashakiwe igisubizo bityo ko kidateje akaga. Reka tubanze dutumikira abadutumye. Dutangira ngaho umukate arimo gupiga, arimo arapiga ibiteko birasimbuka. Dore ngo ifi irasimbukira mu mesa iramusuzugura, ifi iramwangira, ifi iramucitse yarayitetse. Kumva ahangaha hari indi ntiti yabonye ko byamucanze inyabya hakurya. Dore ngahangaha intiti iramuyibangarizwa n'abake, imuha sosi tomate ya Chiko asukanga mu musosi wose urafata. Sasa ukunanga isosi isa neza
ifashe inahumura itukura dore ngo ifi irigarura yabonye birenze nayo irigarura maze ifi iridumbaguza mu isosi yemera gutekwa bayirya iryoshye. Hehe no guhendwa n'ibirungo, igurire sauce tomate ya Chico ikozwe mu nyanya z'umwimerere, igura amafaranga 50 gusa. Urayisanga mu modoka yose akwegereye mu gihugu. Sauce tomate ya Chico, yoherwa n'ifunguro ryawe. Imbaraga z'umunsi, akanyamuneza mu kazi kose, gutsinda ibizamini by'ishuri ndetse no mu buzima busanzwe, ibanga ni rimwe. Ahari Goriros nahaboneye igisubizo, ubu nirira Didos. Didos ni snacks zakataraboneka, haba ku bana n'abakuru, amahitamo ni sawa sawa. Didos chicken, Didos beef, Didos pizza ndetse na Didos tomato chili irimo n'agasenda gake, uburyohe ni standard. Reka snacks urya ntiwumva uburyohe. Didos na machensi umunsi wose. Snacks Didos urazisanga usanzwe ugurira Goriros hose mu gihugu. Mbere yuko twerekeza mu majyepfo munyemerere tugaruke kuri ya nkuru yo kwizihiza umunsi w'umuganura aho mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima bavuga ko bizihije uyu munsi bishimira ibikorwa remezo birimo imihanda, amavuriro ndetse n'amashuri begerejwe bigamije iterambere ryabo ndetse n'igihugu muri rusange. Rero Nyirimana adufitiye inkuru ku buryo burambuye. Ni mu birori byo kwizihiza umunsi w'umuganura. Umuganura umunsi ufite byinshi usobanuye mu mateka n'umuco w'Abanyarwanda. Umunsi ugamije kongera kuganira ku mateka y'u Rwanda ndetse no kureba icyerekezo cy'igihugu muri rusange. Kimwe n'ahandi hirya no hino mu gihugu, abatuye mu murenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge bagaragaza ko uyu munsi w'umuganura bawizihije bishimira iterambere ryabo nk'abaturage ndetse n'ibikorwa remezo bagiye begerezwa. Kera babitaga mu murima w'impyisi ariko wabaye mu ntara hari amazu meza, barimo kubaka amataje, baduhaye imihanda myiza. Ubundi wazaga ku Mwimana ahantu inkweto wazanye ugataha yanduye, ariko ubu baduhaye n'amatara ku muhanda, ibintu bimeze neza. Mu bijyanye n'umuturage, uyu munsi w'umuganura ubuzima bw'abaturage bugenda buzamuka bwegera hejuru, cyane cyane nko mu bijyanye n'uburezi no mu bijyanye no kwizigamira muri ejo heza, kugira ngo umuturage wo mu murenge wa Muhima turi mu mirenge ya mbere yatanze yizigamye ejo heza ndetse no kugira ubwisungane mu kwivuza. Turi mu bantu ba mbere bagize ubwisungane mu kwivuza mu karere ka Nyarugenge, n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Umuturage arishimye, umuturage ameze neza, nta kibazo cy'umuturage. Ibyo tugezeho ni byiza, aho tugeze ni heza. Turishimira yuko dusa nkaho twavuye ahantu habi cyane, ntabwo twari dufite imihanda hano mu murenge wa Muhima. Hano n'uyu muhanda wo kuri polisi baduhaye umuhanda, twubakiye abantu barenze 3 mu kagari kacu babaga mu nzu zisa nkaho ari nyakatsi. Njyewe ubwanjye ndishimira yuko no mu myaka yose namaze mu murenge wa Muhima nabaga mu bukode, ubu nkaba mba mu nzu yanjye. Nkaba mfite abana barimo kurangiza kwiga bitewe n'uko nagiye nkorera muri uyu murenge ndetse no kuba yegerana n'abayobozi bakangira inama. Dufite abana bagiye kurangiza, dufite abarangije kwiga, barimo kwiga kaminuza. Ikindi Ingangare Alexis, umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Nyarugenge, yongera kwibutsa Abanyarwanda ko kwizihiza umuganura atari umunsi wo kuganura ibyeze gusa, ahubwo ari n'umwanya wo kwikebuka ndetse no kongera kunoza imihigo by'Abanyarwanda. Umuganura ni igihe cy'imihigo, ubundi ikintu gikwiye kuba kiza mu mitwe y'abantu nuko ari umunsi wo kureba ibyo twagezeho no kubisigasira no gukora igenamigambi ry'ibyo tuzakora. Uyu ni umunsi wo guhiga, tuba dutangiye umwaka noneho abantu bareba ibyo bagezeho, ariko bafata n'ingamba zo kwiteza imbere, zo gutanga serivisi nziza, zo gusubiza abana mu ishuri umwaka ukurikiyeho, kugira ngo tuzongere duhure umwaka nk'uyu duhiga imihigo nk'uko mwabibonye, ariko tunahigura iyo twahise.
Ni mu birori byo kwizihiza umunsi w'umuganura. Ni umunsi uba buri wa gatanu wa mbere w'icyumweru cy'ukwezi kwa munani. Ni umunsi wongera guhuza abanyarwanda, bakongera gusubira mu mateka y'u Rwanda, bakongera kandi kwibuka ko abanyarwanda ari umwe, bagahuriza hamwe imbaraga zo guteza imbere igihugu ndetse n'iterambere ry'umuturage muri rusange. Aha duherereye rero ni mu Muhima, ni mu karere ka Nyarugenge, ahizihijwe umunsi w'umuganura, aho abanyarwanda bongeye kwibutswa amateka y'u Rwanda, uburyo umuganura wahuzaga abanyarwanda, ndetse kandi mu bihe bya none abanyarwanda bongeye kwibutswa ko umuganura ugamije kongera kwimika umuco wo guhiga ndetse no kureba ibyagezweho mu gihe cyahise no gufata ingamba z'iterambere mu bihe biri imbere. Ibi rero byose bigakorwa n'ubundi hashakwa ineza y'igihugu ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Leonce Nyirimana, ATV, mu mujyi wa Kigali. Leonce Nyirimana arakoze cyane. Dukomeje n'amakuru yacu kandi munyemerere twerekeze mu ntara y'Amajyepfo, aho abakorera mu isoko rya Nyanza n'abagenda mu mujyi wa Nyanza binubira umwanda ukabije uterwa n'ikimoteri kiri mu marembo y'iri soko, kuko ngo imyanda yacyo usanga inyanyagiye, ari nako amasaza atumuka n'umunuko hose, ndetse ngo hakaba hari n'abana bitwa abamarine birirwa batoraguramo ibyo kurya. Ibi badahurizaho n'ubuyobozi bw'aka karere, uvuga ko ngo iki kimoteri bagikoze bityo ko nta kibazo giteje. Eric Habimana adufitiye inkuru ku buryo burambuye. Bamwe mu bacururiza mu isoko rya Nyanza ndetse n'abagenda mu mujyi wa Nyanza babangamiwe n'umunuko n'amasazi ndetse n'umwanda biva mu kimoteri kiri mu mujyi rwagati mu baturage mu marembo y'isoko. Bavuga ko ngo iki kimoteri usibye no kuba kibateza umwanda, ngo hari n'abakirirwamo bakuramo ibyo kurya, ari naho bahera batakambira ubuyobozi ko bwashaka ahandi bukimurira bukagikura mu baturage. Kimoteri cyegereye isoko, kuba cyegereye isoko rero bituma imihahire itagenda neza. Turifuza ko byibuza kiriya kimoteri bakimura, bakareba ahandi bakimurira mu nkengero z'umujyi, kuko kuba cyegereye isoko kirabangamye rwose, kirabangamye mu bintu bigaragara. Turifuza ko bakimura bakagishyira mu nkengero z'umujyi, kikava iruhande rw'isoko, kugira ngo abaturage bakomeze guhaha bimeze neza, kuko hari igihe usanga hari umuhumuro udasanzwe, cyangwa se hakaza amasazi, cyangwa hakaza hari n'abambwiye ko iruhande rwabo hari amaresitora n'amabati. Yego birahari, byaba ari abakire b'imugandamure, ariko gusa icyifuzo cy'abaturage muri rusange ndumva ari icyo ngicyo, bakimura bakagikura iruhande rw'isoko bakakijyana hepfo gatoya mu nkengero z'umujyi, nka buriya bakijyanye hariya munsi ya Espanya, ndumva nta kibazo byaba bitwaye. Ikimoteri kiratubangamira ku buryo umuntu ukuza mu isoko, urabona ko uriya muryango ni uw'inyama, inyama n'uwa kabiri ni uw'inyama. Hariya imbere ya resitora amasazi avamo akajya muri resitora, kumva kitabangamira. Ntabwo ari bwo bwa mbere babivuga, no ku maradiyo barabivuze ko iki kimoteri kibangamira, ahubwo twe ntabwo tuzi igituma batakiyakura, ahubwo ngo babikura hano babijyana mu ngorongano, ngo niyo kimoteri gikurikira. Yaba batirirwaga babishyira hano bakazana mu modoka, wenda bakaba ariyo bapakiramo, ihita ibijyana batabimenyemo. Kimoteri pe kirabangamye kuko tumaze imyanda itari myiza, umunuko, abana bakajyamo bagatoragura inyama n'ibiryo bakirira. Ikibazo giteje ni umunuko utari mwiza, ubwo bishobora gutuma abantu benshi barwara nk'amacinya, kubera isazi zihatoragura zikajya no muri resitora zigakora ku masahane cyangwa ku biribwa bahashyize. Gusa ariko nubwo abaturage bataka guterwa n'umwanda uva muri iki kimoteri, Kayitesi Nadine, umuyobozi w'akarere ka Nyanza wungirije ushinzwe imibereho myiza, avuga ko ngo ibyo abaturage bavuga atari byo, kuko ngo iki kimoteri cyubakiye nta n'ikibazo giteje. Ikimoteri turakizi, kandi n'umwanda cyatezaga muri iyi minsi twagerageje kukivugurura kugira ngo tugifunge neza, ko
ku buryo igihe runaka imyanda igeramo tukagerageza kuyikuramo buri munsi. Dufite ababishinzwe bakora ibishoboka byose kugira ngo umwanda we kuhirirwa. Mpamvu kiriya kimoteri kiri hafi y'isoko twanze kugishyira kure kugira ngo imyanda itanyanyagira hose. Urumva badafite aho bata imyanda wasanga bayinyanyagiza aho babonye, ariko twashyize amapuberi mu isoko agahurizwa muri icyo kimoteri, hanyuma icyo kimoteri nacyo tukagikuraho hakiri kare. Ndibaza ko nta mwanda giteye kuko kiravuguruye, kirafunze neza, nta n'imyanda ibasha gusohoka. Icyo dukora rero no kugira ngo tuzajye dukuramo iyo myanda ku gihe kandi vuba, nabo nibadufashe abayita ku ruhande cyangwa abayicisha hirya no hino, dufatanye kuko isuku twese iratureba. Uku kutavuga rumwe hagati y'abaturage n'ubuyobozi kuri iki kimoteri, abaturage bavuga ko cyubatse hagati y'amaresitora, amabagiro ndetse kikaba kiri mu marembo y'isoko n'amazu atandukanye abantu bakunze kugana bagiye gushakamo amafunguro. Ibi ngo bikaba bibatera impungenge z'uko bashobora kuhandurira indwara. Eric Habimana, ATV, mu karere ka Nyanza. Eric Habimana arakoze cyane. Tuvuye mu ntara y'Amajyepfo munyemerere twerekeze no mu burasirazuba bw'u Rwanda, aho urubyiruko rwo mu karere ka Rwamagana rwo rusaba ababyeyi gusigasira umuganura mu gihe ubuyobozi bw'aka karere busaba abaturage bose batuye mu karere ka Rwamagana gukomeza ku ndangagaciro z'umuco zirimo no kwizihiza umuganura. Justin Ngabonziza dufitiye inkuru ku buryo burambuye. Mu murenge wa Gahengeri niho hijirijwe umunsi w'umuganura ku rwego rw'akarere ka Rwamagana. Ni ibirori byaranzwe no kwishimira ibyo abaturage batuye muri uyu murenge bagezeho mu mwaka w'ingengo y'imari 2024-2025. Bamwe mu bitabiriye umunsi mukuru w'umuganura mu karere ka Rwamagana muri uyu murenge wa Gahengeri harimo n'urubyiruko. Urwo rubyiruko ruvuga ko rwifuza ko abakuze batoza abakiri bato ibijyanye n'indangagaciro z'umuco nyarwanda, by'umwihariko bakifuza kuganirizwa ku bijyanye n'umuganura. Icyo twasaba ababyeyi ni ukugira ngo twongere urukundo hagati yacu, kuko iki kintu cyo kuganuzanya kigaragaza ko abakurambere bacu bari bafitanye urukundo. Ikigaragara ni uko urukundo rugenda rucika, ariko turushijeho kugira urukundo byakomeza gukomera, tukamera nk'uko bari bameze na mbere hose. Dukwiye kwicara hamwe tukaganira kugira ngo umuco nk'uyu utazibagirana mu muryango. Bakaba twicaza bakabituganirizaho kugira ngo tuze kubisobanukirwa, tuzabisobanurire n'abana tuzabyara. Zishobora kuboneka bitewe n'uko tutabisobanuriye abana nabo ngo babimenye, bazabisobanurire n'abandi. Bamwe mu babyeyi nabo bavuga ko bagiye gukora umukoro wo kwigisha urubyiruko ibyiza byo kubaho rushingiye ku ndangagaciro z'umuco nyarwanda. Wo kugaruza ku banyarwanda ni mwiza cyane, kubera ko utuma dusangira wa musaruro wacu twabashije kugeraho, ndetse tugafasha n'abandi babashije kutagira umusaruro uhagije. Uruhare rwacu nk'ababyeyi harimo kubanza kubakundisha igihugu, ukabumvisha indangagaciro z'abanyarwanda n'icyo umuganura umaze ku banyarwanda, ndetse ukabashishikariza nabo kuzakomereza mu kirenge cy'abatubanjirije ntibacogore. Umuyobozi w'akarere ka Rwamagana Rajyabu Mbonyumuvunyi mu ijambo yagejeje ku bitabiriye ibirori byo kwizihiza umunsi w'umuganura muri uyu murenge wa Gahengeri, yagarutse ku nkomoko y'umuganura ndetse yanasabye abatuye aka karere gusigasira umuco nyarwanda n'indi migenzo myiza ibumbatira ubumwe bw'abanyarwanda. Iyo twashyira imbere byose, ibyo twakubaka byose bitubakiye ku musingi w'ubunyarwanda n'umuco nyarwanda, ntacyo byaba bimaze, byaba ari ukugosorera mu rucaca, byaba ari ibintu bitazarama bitazaramba. Ngarukiye inyuma gato rero, umuganura nyakubahwa Perezida wa Repubulika yatugaruriye, ndetse n'itorero mwabonye aha ngaha by'abana b'intore mu biruhuko bifite icyo bivuze. Umuganura watangiye ku ngoma ya Gihanga ngoma ijana nk'uko babidusobanuriye, ukomeza uruhererekane rw'abami bose bayoboye u Rwanda baharaniye kwagura u Rwanda. Natwe dufatiraho urwo rugendo kandi rwiza. Umuganura wabaga mu gihe cy'impeshyi, nk'iki gihe turimo bamwe bita impeshyi, abandi bakacyita iki, abandi bakavuga icyanda, ariko byose bisobanura kimwe, ni iki gihe cy'izuba tuba turimo. Umuganura rero nibwo wabaga, hari imigenzo yakorwaga kandi myinshi.
icya mbere ni uko umwami yaganuzaga abaturage bo ku gasozi atuyeho bamwegereye, na buri mutware akaganuza abaturage baho yabaga yaragabiwe n'umwami ngo abayobore abamenye. Umunsi mukuru w'umuganura mu mirenge igize akarere ka Rwamagana waranzwe no gusangira ndetse no kuganuza abatarabashije kubona umusaruro, ndetse kandi abatishoboye bo mu murenge wa Mwurire borojwe amatungo arimo ihene, mu gihe abaturage 10 bo mu murenge wa Gahengeri hanizihijwe uyu munsi ku rwego rw'akarere borojwe na bagenzi babo inka 10. Justin Ngabonziza, ATV mu karere ka Rwamagana. Arakoze cyane mugenzi wacu Justin Ngabonziza. Dukomeje n'amakuru yacu kandi munyemere tugaruka hano mu mujyi wa Kigali. Bamwe mu batuye umujyi wa Kigali bavuga ko hari abayobozi biraye bigatuma ibiyobyabwenge byiganjemo urumogi na kanyanga byiyongera ugereranyije no mu bihe byashize. Ibikomeje no kugarukaho mu bihe bitandukanye na polisi ifata bamwe mu bafite ibi biyobyabwenge birimo nk'urumogi ndetse na kanyanga. Gusa polisi igahumuriza abaturage ibabwira ko bafashe ingamba nk'uko tugiye kubyumva mu nkuru ya Gisa Steven Nsengiyumva. Mu gihe Kigali izwiho kugira isuku, umutekano n'iterambere biratezuka, ikibazo cy'ikoreshwa ry'urumogi mu rubyiruko kiri mu bihangayikishije cyane, aho kimaze gufata indi ntera, dore ko nta kwezi kurenga inzego z'umutekano ziterekanye abafata mu biyobyabwenge. Bamwe mu baturage baganiriye na ATV bagaragaje ko umujyi wa Kigali ukwiye kongera ubukangurambaga ndetse hakanashyirwaho ibihano bikarishye ku bakomeje gukwirakwiza ubwo bucuruzi. Ku muhanda ntabwo ari byiza n'ibinene, ariko no wenda tuvuge umwanda wenda no guta ibintu gutya ku muhanda wenda byemewe, nabyo ni ibintu biba bitemewe, ariko ntabwo byagakwiye kugira umuvuduko cyane kurusha kureba biriya byangiza abantu bituma umuntu ibiyobyabwenge rero ni ukuvuga ngo ubwo bwenge bwawe ntabwo waba ugikora, ahubwo wamaze kubinywa ntabwo ubwenge waba ukora. Icyo nicyo cyagakwiye kugira imbaraga, ibyo bagakwiye gushyiramo imbaraga cyane, ahubwo izo gahunda zigacunga ibyo bintu n'ababizana n'ababiha abo bantu bakababuza amahoro. Naho kubyara ku muhanda ntibyemewe, nabyo ni ikosa, ariko si byo byagakwiye kugira umuvuduko cyane kurusha kwamagana ibyo biyobyabwenge. Biba byarashyizweho ibihano bikarishye, biba byarashyizweho, ariko n'ubundi ukabona abantu barimo n'ubundi barongera bagakora amakosa, cyangwa se umunsi umwe ukabona umuntu n'ubundi baramufashe bamujyanye iwawa, ejo barongeye baramugaruye barongeye baramufashe. Ariko hari izindi mbaraga zijya zikora bene aho ngaho. Ibyo by'umutekano n'amasuku usibye inzego n'ubundi zigomba kujya muri kimwe byose zigomba kubijyamo, ariko ntabwo zakora kimwe ngo ikindi zikihurira. Ariko ibiyobyabwenge ni ukubera urubyiruko rimwe na rimwe bigenda rureka amashuri cyangwa se n'akazi kakaba gakeya, aba gakeya baba bakasanga ibiyobyabwenge kubera n'iki n'imikorere yabaye mike. Kuri iki kibazo cy'urumogi rukomeje gukwirakwizwa muri Kigali, umuvugizi w'uyu mujyi Ntirenganya Emma Claudine agaragaza ko bakomeje kongera ubukangurambaga, ari nako barushaho gukorana n'inzego zitandukanye mu kururwa. Ibigo bitandukanye nka polisi na RIB bakomeza kudufasha muri implementation, kandi nabyo ntabwo bijya bihagarara, cyane cyane ko iyo tugeze ku bintu by'ibiyobyabwenge biba bitandukanye, ni ibintu biri mu mategeko, ntabwo ari ibintu usaba umuntu, ahubwo ni ibintu biri mu mategeko nyine, ni ibintu tugomba gukora ubukangurambaga butandukanye no gushyiraho gahunda zituma urubyiruko rugira ibyo ruhugiramo bizima, kugira ngo umwanya wo kuba rwashukwa n'abandi cyangwa se rujya mu bindi bintu bisa naho bitari kuri gahunda ube mukeya. Rero twashyizemo imbaraga pe. Ni mu gihe kandi umuvugizi wa polisi y'u Rwanda muri Kigali CIP Warisi Gahonzire ubwo twamuvugishaga yaje kutwandikira ubutumwa bugufi kuri WhatsApp, maze atugaragariza ko urumogi muri Kigali koko rukomeje kugenda rwiyongera, gusa agaruka ku ngamba zimaze gufatwa kugira ngo bakomeze kurwanya ikoreshwa ry'ibyo biyobyabwenge.
ishami rya polisi rishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge rikorera mu karere ka Gasabo na ka Kicukiro ryafashe abantu 3 bacuruza ibiyobyabwenge by'urumogi na kanyanga. Mu karere ka Gasabo umurenge wa mu kagari ka Kidashya hafatiwe umugabo witwa Nzabandora Claude w'imyaka 40 afite urumogi ikiro kimwe na kanyanga litiro 6 n'igice, akaba yarafatiwe mu rugo ari naho ubu akaba afungiye kuri sitasiyo ya Jabana ngakorerwe dosiye ajyanwe mu bugenzacyaha. Mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gahanga mu kagari ka Kabeza hafatiwe na Hayo Fulgence w'imyaka 38 na Shimimana Toneste w'imyaka 40 bafite urumogi ibiro 4 na buri 176. Abafashwe bafungiye kuri sitasiyo ya Gahanga ngo bakorerwe dosiye bajyanwe mu bugenzacyaha. Polisi kandi ifatanyije n'inzego z'umutekano ndetse n'abaturage yahagurukiye abantu bacuruza ibiyobyabwenge by'urumogi na kanyanga mu mujyi wa Kigali kuko byagaragaye ko bigira ingaruka ku buzima bw'abaturage ndetse no guhungabanya umutekano ku babinyweye. Ikindi ni uko binabujijwe mu Rwanda kandi bihanwa n'amategeko. Abishora mu biyobyabwenge baragirwa inama yo kubireka kuko amayeri yose bakoresha yamenyekanye, nibashaka ibindi bakora kuko ibiyobyabwenge bitagukiza ahubwo byagukenya. Abaturage baributwa gukomeza gutanga amakuru igihe hari aho bazi abacuruzi b'ibiyobyabwenge bari ngo bafatwe bahanwe. Iteka rya Minisitiri nimero 001 akarongo kabiramye muri Nyakanga 2018 ryo kuwa 4 Werurwe 2019 rigena urutonde rw'ibiyobyabwenge n'ibyiciro byabyo rishyira urumogi mu biyobyabwenge bihambaye. Ni mu gihe kandi ingingo ya 263 mu itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ivuga ko umuntu wese ukora, uhinga, uhindura, utunda, ubika, uhundi cyangwa ugurisha mu gihugu ibiyobyabwenge cyangwa urusobe rw'imiti ikoreshwa nkabyo mu buryo bunyuranyije n'amategeko aba akoze icyaha. Ni mu gihe kandi iyo gihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo cya burundu n'izahabu irenze miliyoni 20 ariko itanarenze miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda ku byerekeye ibiyobyabwenge bihambaye. Nsengiyumva Gisa Steven, ATV mu mujyi wa Kigali. Polisi ifatanyije n'izindi nzego z'umutekano imodoka ntabwo umuntu kuranga ibanga ni rimwe gusoma ku cyo bita grand service. Mwabonye bro bababwira grand service grand service. Ukeneye kurangura wahamagara. Ishireza ko ikintu gisigaye ari inzoga. Umva ku meza y'abageni hazakoraho Mambo Gin. Ndashaka ko n'inzoga z'abasaza zisaba zigomba kuba ari Mambo Gin. Muri bake ubukwe bwose buzaba ari Mambo Gin. Tangira urugendo rwuzuye ibyishimo n'ubunararibonye hamwe na Skyliner Travels, aho inzozi zawe zijyana n'ukuri. Tubafitiye serivisi zinoze kandi zizewe mu gutegura ingendo zanyu. Tubafasha gukatisha amatike y'indege ku giciro cyiza, tubafasha gukora reservation z'amahoteli, dukodesha imodoka nziza zigendanye n'ibyifuzo byanyu. Tubafitiye na serivisi za kuriye zihuse kandi mu mutekano usesuye. Ukeneye gusura ibyiza nyaburanga bya Afrika? Ese ugitekereza ku rugendo rwo gusura ingagi mu birunga? Dufite serivisi zihariye zijyanye n'ubushobozi bwawe n'ibyifuzo byawe. Waba ushaka kujya mu matsinda y'ingendo cyangwa se wifuza ubufasha bwo kubona visa mpuzamahanga, Skyliner Travels turi hano ngo tugufashe. Akarusho kandi iyo ugendanye na Skyliner Travels dukurikirana urugendo rwawe kugeza rushojwe. Twandikire cyangwa uduhamagare kuri 0789 78 68 02. Ushobora kutwandikira kandi kuri email yacu ariyo info@skylinertravels.com. Dusura aho dukorera muri Triumph House ahateganye n'ishami rya banki ya Kigali Kimironko. Skyliner Travels duhesha agaciro umwanya wawe n'amafaranga yawe. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Uko mubibona mu kirango kandi kiratwerekeza muri amwe mu makuru avugwa hanze y'imipaka y'u Rwanda, aho muri aya makuru harimo ivuga ko
Perezida w'umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko y'igihugu cy'u Burundi yasabye abadepite bashya gushaka diplome bakiga icyongereza ndetse ngo na mudasobwa kugira ngo bagendane n'igihe kigezweho. Naho muri Afurika ho umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC wakebuye ibihugu biwugize biri kurenga ku mahame yo kutorohereza ubucuruzi hagati y'ababituye. Izi nkuru ndetse n'izindi ziriwe zivugwa hanze y'imipaka y'u Rwanda munyemerere duha ikaze Kizito wo kwimana ishaka. Mbaye ikaze mu kugezweho kuvugwa hanze y'u Rwanda amakuru tegura mu gihugu cy'u Burundi, aho perezida w'umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko y'u Burundi Ndabirabe Daniel Gerase yasabye abadepite bashya gushakisha diplome bakiga icyongereza ndetse na mudasobwa kugira ngo bagendane n'igihe kigezweho. Ubu butumwa yabutanze ku munsi w'ejo nyuma y'inteko y'u Burundi itoye perezida wayo na ba vice perezida babiri mbere yo gutangira ku mugaragaro manda nshya y'imyaka 5. Ndabirebe wari usanzwe ayobora inteko icuye igihe yabwiye abadepite bashya ko abenshi muri bo bakiri bato, bityo ko bakwiye kwiyungura ubumenyi kugira ngo bashobore gusohoza inshingano neza. Aba badepite babwiye kandi ko mu mahanga icyongereza ari rwo rurimi rukunze gukoreshwa, bityo ko bakwiye kukiga kugira ngo nibazagarira igihugu cyabo bazumva ubutumwa bahabwa. Ndabirabe yamenyesha abadepite ko inteko y'u Burundi yafashe icyemezo cyo gukoresha mudasobwa kuko byagaragaye ko impapuro zitwara igihugu amafaranga menshi. Abagize inteko y'u Burundi umutwe w'abadepite batowe tariki 5 z'ukwezi gushize, bose hamwe ni 111 barimo 108 bo mu ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi na 3 bahagarariye ubwoko bw'abatwa. Naho umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC wakebuye ibihugu biwugize biri kurenga ku mahame yo korohereza ubucuruzi hagati y'ababituye. Ubutumwa bwatanzwe n'umunyamabanga mukuru w'uyu muryango Veronica Nduva ku munsi w'ejo nyuma y'aho leta ya Tanzania ibuje abanyamahanga gukora ubucuruzi buciriritse no gutanga serivisi zidashorwamo imari nyinshi. Iteka ryashyizweho umukono na Minisitiri w'Ubucuruzi Selemani Said Jafo tariki ya 28 z'ukwezi gushize rivuga ko nta munyamahanga wemerewe gucuruza ibiribwa, kurangura imyaka, gucuruza imyenda, gutunganya imisatsi, gutanga serivisi za mobile money n'ibindi. Iki cyemezo cyafashwe hagamije kurengera inyungu z'abaturage ba Tanzania nk'uko byasobanuwe na guverinoma y'iki gihugu, mu gihe abanyamahanga bajya muri bene ubu bucuruzi cyangwa se serivisi bari bakomeje kwiyongera. Nduva yatangaje ko hashingiye ku masezerano y'isoko rusange rya EAC yashyizweho umukono mu Gushyingo 2009, ibihugu bigize uyu muryango byari byariyemeje gukuraho ibibangamira ubucuruzi, serivisi n'ishoramari, bikirinda gufata ibyemezo bwite bikumira urujya n'uruza n'ubuhahirane. EAC yatangaje ko ubunyamabanga bwayo buri gusesengura uburyo amasezerano y'isoko rusange ari kubahirizwa mu bihugu biyigize, kandi ko izagaragaza ibitagenda neza mu nama yo mu rwego rw'ubucuruzi, inganda, imari n'ishoramari iteganyijwe mu gihe kiri imbere. Dukomereze mu gihugu cy'Ubufaransa, aho perezida w'iki gihugu Emmanuel Macron yanenze ubwumvikane bw'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wagiranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuga ko uyu muryango utigeze ugaragaza igitinyiro wakabaye ufite. Tariki ya 28 z'ukwezi gushize kwa 7 umuryango w'ubumwe bw'Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byumvikanye ko bizagirana amasezerano yo kugabanya ubusumbane bukabije ku bicuruzwa byoherezwa ku ruhande rumwe n'urundi. Hashingiwe ku bwumvikane bw'impande zombi, ubumwe bw'Uburayi bwemeye kugura ingufu zitunganywa na Amerika zifite agaciro ka miliyari 50 z'amadolari mu gihe cy'imyaka 3 no gushora imari ya miliyari 600 z'amadolari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Donald Trump yari yafashe icyemezo cyo kuzamura umusoro w'ibicuruzwa biva mu bihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi kugeza kuri 30% mu gihe umuryango utakomera ubwumvikane, ariko kuri ubu yemeye kuguma kuri 15%. Ubwo Macron yari mu nama y'abaminisitiri yabaye ku munsi w'ejo, yagaragaje ko kugira ngo umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ubashe gufata ibyemezo bikomeye cyangwa wibohore, uba ukwiriye kubanza kugira igitinyiro. Yakomeje avuga ko bibabaje kubona ubumwe bw'Uburayi butibona nk'umuryango ukomeye kandi ukwiriye gufata ibyemezo bikomeye ku isi, ndetse ahita asaba ubuyobozi bw'uyu muryango gukora cyane kugira ngo umubano wabo na Amerika ubeho nta busumbane. Tuvuye aho ngaho dukomereze mu gihugu cya Ukraine, aho perezida w'iki gihugu Volodymyr Zelensky yasabye ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi gukuraho ubutegetsi bwa Vladimir Putin w'Uburusiya mu rwego rwo gukumira ubushotoranyi bw'iki gihugu kimaze imyaka 3 gishoje intambara ku gihugu cye. Perezida Zelensky yatanze iki cyifuzo ku munsi w'ejo ubwo yitabiraga ibirori byo kwizihiza imyaka 50 ishize hasinywa amasezerano ya Helsinki yaragamije kwimakaza ubufatanye no kubana mu mahoro hagati y'ibihugu. Perezida Zelensky yatangaje ko imitungo y'Uburusiya n'abantu bo hafi y'ubutegetsi bwabwo ikwiye gufatirwa yose ikifashishwa mu kubaka ubushobozi bwo guhangana n'ibitero bishobora kugabwa n'Uburusiya mu bindi bihugu by'i Burayi n'ibyo mu muryango wa OTAN muri rusange. Leta y'Uburusiya yo yatangaje ko ibyatangajwe na Zelensky ari ibinyoma kuko nta gahunda ifite yo gutera ibindi bihugu by'i Burayi n'ibyo muri OTAN.
Tuvuye aho dukomereze muri Isiraheli aho Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'iki gihugu yategetse abadiplomate n'imiryango yabo kuva byihuse muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu kubera ibitero bya Hamas, Iran na Hezbollah bishobora kubagabwaho. Itegeko ryatanzwe rireba abakozi ba ambasade ya Isiraheli bari Abu Dhabi no mu biro bishinzwe gukurikirana inyungu z'igihugu biri Dubai. Leta ya Isiraheli yavuze ko ifite amakuru yizewe ko hashobora kugabwa ibitero mu bice birimo ambasade yayo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Gusa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yavuze ko batajya bavuga ku mabwiriza ajyanye n'umutekano bahaye abakozi babo. Inama y'umutekano ya Isiraheli yasabye abaturage bayo kwitondera kujya muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu kuko Iran, Hamas na Hezbollah bikiza imbaraga mu guhungabanya Isiraheli. Amakuru yacu taseze kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafata ibihano abayobozi bo muri leta ya Palestina n'umuryango uharanira ubwigenge bwayo zibashinja kurega Isiraheli mu nzego mpuzamahanga. Ku munsi w'ejo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yatangaje ko abayobozi bo muri Palestine batari bakwiye kurega Isiraheli mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC International Criminal Court mu gihe ari gahunda zigamije gukemura amakimbirane mu mahoro. Iyi minisiteri yasobanuye ko Amerika izima viza abayobozi bo muri leta ya Palestina n'umuryango uzwi nka PLO cyangwa Palestine Liberation Organization bashaka kujyayo, gusa ntiyatangaje amazina yabo. Amerika yatangaje ibi bihano mu gihugu birimo Ubufaransa, Ubwongereza na Canada byatangaje ko mu nteko rusange y'umuryango w'abibumbye iteganyijwe muri Nzeri uyu mwaka bizashyigikira ko Palestina iba igihugu cyigenga mu gihe Isiraheli itahagarika intambara mu ntara ya Gaza. Amasezerano ya Loni yo mu 1947 asaba Amerika kwemera abahagarariye ibihugu na za leta kwitabira inama z'uyu muryango zibera i New York, gusa ntibaremenyekana niba iki gihugu kizabibariza ku badiplomate ba Palestina. Amerika imaze igihe kinini irwanya ko Palestine yakwemerwa nk'igihugu kigenga, isobanura ko gushyigikira iki gitekerezo byaba ari ugushyigikira umutwe witwaje intwaro wa Hamas uhanganye na Isiraheli muri Gaza. Uwo yari Kizito Kwimana Ishaka yaramwe mu makuru yiri wavugwa hanze imipaka y'u Rwanda yaduteguriye. Nawe ho tugejeje ku musozo w'amakuru yacu uyu mugoroba. Reka mbonereho gushimira mwese twabanye muri aya makuru. Nshimire kipe ngari yamfashije kugira ngo aya makuru habagereho anoze. Nshimire Leonce Nyirimana wari uyahagarariye ndetse na Patrick Ndikubwimana wari uri ku buhanga bw'ibyuma. Njye ni Pacifique Mutuyimana mpiniyaha bifuriza gukomeza kunogerwa na weekend ndetse munogerwa na gahunda ATV abateguriye.